Ivugururamategeko igice cya 21. Ibyerekeye umuntu wishe undi ntamenyekane. Nimumara kwigarurira igihugu Uhoraho Imana yanyu azabaha, hakagira ubona intumbi y'umuntu ku gasozi kandi uwamwishe ntamenyekane, abakuru n'abacamanza bazajyeyo kugira ngo bamenye umujyi uri hafi y'iyo ntumbi uwo ari wo. Abakuru b'uwo mujyi bazashaka inyana y'ishashi itarigeze ikoreshwa imirimo, bayijyane mu kabande katigeze gahingwa karimo akagezi kadakama, bayice bayivunnye ijosi. Abatambyi nabo bagomba kuba bahari, kuko aribo bashinzwe guca imanza z'amahane n'urugomo. Niba Uhoraho Imana yanyu yitoranyirije mu Balevi kugira ngo bamukorere kandi basabire abantu umugisha mu izina rye. Abakuru bose b'uwo mujyi bazakarabire hejuru y'iyo shashi yiciwe muri ako kabande, bavuge bati, ntabwo ari twe twamennye amaraso y'uwo muntu, kandi ntituzi uwayamennye. Uhoraho, babarira Abisirayeli ubwoko bwawe wacunguye, ntubabareho ubwicanyi. Uko niko bazaba bahanaguweho icyaha. Ibyo ni byo Uhoraho abashakaho, kugira ngo muhanagurweho bene ubwo bwicanyi. Ibyerekeye umukobwa wajyanyweho umunyago. Nimujya ku rugamba Uhoraho Imana yanyu akabagabiza abanzi banyu, muzabajyaneho iminyago. Nihagira ubona muri iyo minyago umukobwa mwiza akamubengukwa, yemererwa kumurongora. Ariko ajya abanza amujyane iwe, uwo mukobwa yiyogosheshe, aca inzara, ahindura imyambaro yanyaganywe, ahamara ukwezi kose aririra ababyeyi be, hanyuma abone kumurongora abo umugore we. Ariko uwo mugabo namuhararukwa, azamureke yigira aho ashaka, ntakamugurishe cyangwa ngo amugirire nabi, kuko azaba yararyamanye nawe. 8 w'umuhungu w'imfura. Birashoboka ko umugabo yagira abagore babiri, umwe akaba inkundwakazi, undi akaba intabwa, maze bombi bakabyara abahungu. Umuhungu w'imfura n'ab'intabwa ntibizabuze se kumuha 8 umugenewe. Ntashobora guha umuhungu w'inkundwakazi ubutware bw'umwana w'imfura, ahubwo ajyaho umuhungu w'intabwa 8 ukubye kabiri wa murumuna we ku byo atunze byose, kuko ari umuhungu we wa mbere wagenewe ubutware bw'umwana w'imfura. Umusore w'ikigomeke. Nihagira umusore winangira akigira ikigomeke, ntiyumvira ababyeyi be ndetse bamuhana ntiyumve, ababyeyi be bajye bamujyana ku irembo ry'umujyi, bamwereka abakuru bawo, bamubaregere bati, uyu mwana wacu yarinangiye igira ikigomeke kandi yanga kutwumvira, ni umunyangeso mbi kandi ni umusinzi. Abagabo bose bo muri uwo mujyi bajye bamwicisha amabuye, bityo muzakura ikibi muri mwe. Abisirayeli bose nibabyumva bazatinya. Intumbi imanitswe. Umuntu nakora icyaha gikwiriye guhanishwa gupfa, bakamwica bakamanika intumbi ku giti, iyo ntumbi ntikarare kuri icyo giti. Mujye muyihamba uwo munsi, kuko umanitswe aba yaravumwe n'Imana. Muzirinde guhumanya igihugu Uhoraho Imana yanyu azabahaho gakondo.